Yes, reka mbasuhuze mwe mwese mukurikiye Musaza box muri hirya no hino ku isi, abari iburengerazuba, iburasira bwaryo, amajyepfo n'amajyaruguru, abirwa Gasabo namwe turabasuhuje. Reka dusuhuze Cape Town, Western Cape, South Africa, umujyi tubarizwamo iyi saha n'iri segonda kuri itariki n'uyu munsi. Turabarizwa hano Cape Town, tukaba duhagaze turi hano muri restaurant yitwa McDonald's hano mu gace ka Brooklyn. Nkuko mubibona kuri kamera za Musaza box, murahabona umugabo wambaye neza cyane, umugabo uri very smart. Musaza umeze bite? Fresh tu ntarebeka bisa ndashima. Yangira ngo ntago ari ubwa mbere mumubonye kuri kamera za Musaza box, ntago ari ubwa mbere mumubonye, musanzwe mumubona ni umu acteur, akina amafilme, akina amakomedi, dusanzwe dukorana kuri Musaza box, muramumenyereye. Ariko uyu munsi ikintu kimuzanye ntago tuzanywe no gushutinga komedi cyangwa se filme. Uyu munsi aduhishiye ikintu kiremereye cyane tuje kubabwira mu kanya kandi tuje kuganiraho ku buryo burambuye. Ndagira ngo ntangire nshimira YC Creative, nkuko mubibona ku mashusho ya Musaza box, ameze neza, akeye neza cyane, n'amajwi mwumva turabikesha umuhungu z'ibyo akora bita YC Creative. Big up maniga. Yes, reka dutangire rero. Uyu musore mubona kuri kamera zacu tumuhe umwanya abibwire, twinjire mu kiganiro, atubwire n'ikimugenza, ikimuzanye, dushonje duhishiwe. Sasa ni karibu wisanzure kabisa. Okay, asante sana. So bivuze se nyine ko ari mu rugo? Ni mu rugo kabisa. Ni mu rugo. Nubwo uyu munsi nabahinduriye. Yes, yawadinduriye. Abahinduriye. So rero amazina yanjye ni Manishimwe Walter. So ubwo noneho kwizina ari naryo ryatumye ndatubahindurira kuri no version ni DJ Walter. So DJ Walter. Yangira ngo mbwire n'abantu, especially nk'abantu batuye hano muri Cape Town, ni umu DJ ukomeye cyane, ahantu yageze abantu barasusuruka, arakuvangira ikintu cyitwa umuziki kabisa ewana. Nawe umuntu ufite stress ataha ameze neza cyane. Man. DJ Walter, yes, wambaye neza cyane, very smart. Bimeze bite kuri uyu munsi? N'iki wabwira abantu, bimeze bite? Sana. So nukuvuga ngo kwanza ndashimira Musaza box. Ikintu numva nababwira nyine, nkuko ndatekereza ko icyatuzanya kabisa nukuvuga ngo nukubararikira show dufite kabisa. Tubafite show muri kuno kwezi, tugiye kubakubita umoto kabisa muri kuno kwezi. Umoto nekereza ko mutigeze mubonaho kabisa, urumva? So nukuvuga ngo mwitege kabisa iri tariki 29, ndatekereza abantu mwatangiye wenda kubibona somewhere else. So nukuvuga ngo mwitege umoto kabisa. Yes, iyo show uvuga, ndagira ngo mbabwire ko Musaza box nawe ari mu batera nkunga bakuru b'iyo show. Iyo show nyiziho. Ndagira ngo usobanurira abantu bakunda entertainment, bakunda kwishima. Nta muntu udakunda ibyishimo, ariko hari abantu bakunda entertainment muri rusange by'umwihariko. Ubasobanurire ni show bwoko ki, ni show byaje bite, byatangiye bite, izaba ryari, bihagaze bite. Ndagira ngo usobanurire abantu, ubahe muri make muri rusange bagireho igitekerezo. So thanks. No kuvuga ngo ikintu gihari, abona hari ukuntu umuntu agenda nkatwe wa DJ, ugasanga ugeze ahantu bakeneye yuko wenda wabacurangira, hari wenda mu makwe, mu biki, indi minsi yari yose. So noneho ugasanga hari ukuntu umwanya wo kuba wabacurangira ubaye muto, bitewe wenda na booking time baba bakoze wenda kuri ahantu bakoreye. So noneho ugasanga rero abantu bakubwira ati please wadutwitse ko waduhaye show, ko dukeneye kabisa ahantu tukaryoherwa biri like full package, Japan ibintu tw'udushot. So ubwo rero urebye niho idea yaturutse. None hariko ukuntu ubundi bimenyere ko nta mu DJ ubundi wihostinga cyangwa se wiorganizingire ibintu. So rero ari nayo mpamvu wenda bishobora kuba byaratekinze long. Urumva naguma mvuga ati okay, reka ndindire muri baraba bisaba wenda hazabonekamo umutera nkunga, ariko wenda bitewe nuko nano wenda batabisobanukiye cyangwa batari interested cyane iki, habuze nyine umuntu wakora icyo kintu. Kandi rero
ubundi nyine nkuko agiye y'iminsi ni ukwihangira umurimo kwa so aho uri hose ugomba kwihangira umurimo. Ubwo rero navuze okay, niba nta musponsor ngo ashyire bino bintu mu bikorwa, why not me? Why ntashobora kubyikorera? None ahubwo idea nkayishyira mu biganza by'abasponsor ariko wenda namaze kuyerekana. So ariko kuntu rero negeye Musaza Box, negera Afrimax TV, negera Isaac Kawash, negera Mubaraka Kawash, so noneho basponsoringa noneho event. Yeah, so ni ukuvuga ngo abantu babisobanukirwe neza. Wowe usanzwe uri umudije mu buzima busanzwe. Yes. So waricaye uratekereza uravuga uti njyewe iyo bantumiye nagiye kudija ahantu ndagenda nkakora umwanya mutoya kandi ugasanga ibyo ndi gukora abantu barabikunze. Yeah. So igitekerezo kikuzamo uravuga uti ngereka no organizing something ikamba twikire rimwe none uburyo abantu bazaza bakinjoyinga amasaha yose bumva bashaka kabisa. Yeah man. Igitekerezo cyiza ndagira ngo mbigushimire cyane kuko nanjye I'm very super excited. I can't wait, I'm gonna be there. So ndagira ngo usobanurira abantu neza. Mu by'ukuri icyo ni ikirori kizabera ahagana hehe, kizaba ryari, kugira ngo noneho abantu bamenye ahantu bizabera, noneho ubasobanurire n'ibizabera yuko bizaba bimeze n'udushya tuzahabera. Yeah. So nukuvuga ngo ikintu cya mbere byo kubokinga ahantu ho kubakorera ikintu sometimes biragoye bitewe nuko usanga akenshi muri ano mezi hari bize bitewe n'aba overseas people baba baragiye babukinga ahantu. So nuwango I wish yuko umuntu yana bookinga stade bitewe nuko we going to host the East African people. So rero ariko ntago ariko byagenze ariko yeah, so nuwanga hashoboye kuboneka nyine tugomba kwakoresha uko hari. Nukuvuga ngo ikirori nyine event yacu iri ku itariki 29 z'uku kwezi kuva saa 9 tukabyina tukarya tukanywa tumva tugahevinga fani mu buryo bwose bushoboka kugeza igihe twe tuzananirirwa. Urumva nta limite none ihari kugeza igihe tunaniriwe. So rero event ikabera Salt River. Urumva umuntu yagerageje no gushaka ahantu hari like middle of everyone. So Salt River na ahantu buri wese azi, ahantu hafi ya buri wese, horoshye transport, horoshye kuri buri kimwe. So hari hoteli iba Salt River hafi ya Cycle yitwa Wish Hotel. Hotel. Yeah, so niho rero event izabera. Yeah, nibyo numva rebyo. Okay. Salt River na ahantu urebye ni nk'ahantu muri centre, watega train, watega taxi, yewe n'umuntu wagenda n'amaguru nawe yabyitumye wahagera uko byagenda kose. Kabisa ya. Ya, hoteli izabera muri hoteli na ahantu heza cyane, ndumva mpazi. So agashya kazabera muri icyo kirori cyawe wowe organizinze, uzavuga uti itike yanjye naguze itike yanjye, naguze amafaranga itike yanjye, ariko ngomba kugeraho nkinjoyinga kabisa. Kuko hari umuntu uvuga ati naguze itike yanjye ntago nshaka kuvayo mfite akango nonwa, ndashaka kuvayo kabisa numva ko itike yanjye my money deserves what I got. You know what I mean? Yeah, I got you. Yeah, so nukuvuga ngo firstly nge navuga yuko kwanza umwihariko cyangwa se uburyohe bwatangiriye mu itike, kuko igiciro cy'itike kiri very affordable kuri everyone. So nukuvuga ngo kuba wabona show ifite wa mwihariko wa East Africa, kuko guys tubyemeye South Africa ifite umuziki mwiza uryoshye ariko nukuvuga ngo nk'abapatinga bo barabizi more than me. Nukuvuga ngo ibyo mvuga barabibona barabizi. Nukuvuga ngo hano gupatinga ahangaha bano bantu let's use this word bari selfish. Nukuvuga ngo ni abantu bakunda ibintu byabo ani iki, kandi rero abona hari ukuntu umuntu aba akeneye wa mwihariko w'ibintu by'iwacu n'iki. So ugasanga rero ukeneye kumva indirimbo y'ingande, ukeneye kumva y'indundi, ariko muri club nta hantu uzayibona. So rero kuba uzabona ibyo bintu byose, kumva Inyakenya, kumva Intanzania y'ingande whatever. So nukuvuga ngo ku mafaranga 30 yonyine y'itike kuri kapo akaba 50. Hoteli naguciye mu ryo uvuga. Ndagira ngo nanjye nungemo ngira nti abantu bo baturuka muri East Africa, sirito nk'abantu baturuka iwacu mu Rwanda, abantu baturuka mu Burundi, abantu baturuka Tanzania, abantu baturuka Uganda, Kenya na Congo, usanga nshobora kumara hafi umwaka urenga ntaraca ahantu bari gukina indirimbo ituruka muri biriya bihugu. Yeah, no kuvuga ngo hano muri iki gihugu cya South Africa
ni abantu bakunda ibintu byabo. Ndagira ngo ushimire ku gitekerezo wagize, harimo n'abantu uzaba ukumbuje mu rugo, umuntu azaza kumva akazi ko mu rugo, umuntu ukumbuye akazi ko muri Tanzania ari umutanzania, ko mu Rwanda ari umunyarwanda kabisa. That is very very nice, kuko ushobora kujya mu tubari hano, ushobora kujya mu tubyiniro hano, amaresitora hano, aho wajya hose usanga barimo bacuranga indirimbo z'ahangaha. Ni igitekerezo cyiza wagize. So wavuze ko agashya itike iri very cheap. Yes. Amarande 50. Marande 30 ku muntu umwe, and then kuri kapo na amarande 50. That is very interesting. Amarande 50 kuri kapo. So urumva ni nk'ubuntu kabisa. Ubwo ni ukuvuga ngo na sheri wawe kuri uwo munsi nazaba yaraka uzamufata akaboko ngo eti sheri ngwino nkwereke kabisa, umuzane muri East African Dance Party. You see, kwa DJ Walter azataha anezerewe yishimye neza, ibintu bizaba umunezero kabisa. Hanyuma watubwiye ko udushya ni amati cyari cheap. Ikindi mbo kandi gashya navuga, urumva nka party izabirimo surprises. Dufitemo surprise ebyiri. So nwango surprise ebyiri. Surprise ya mbere tuzabanza dutwika umuntu igihembo uzaba wapize style kurusha abandi. Gusa kurumva atari agashya kadanje. Umuntu kabisa uzaba yambaye neza, we yumva ko yabikoze kabisa. Ni ukuvuga ngo ubwo we azashowing up ko yambaye neza kabisa, arumva ko yemeje abandi. So then we gonna select, then now wininga iyo awadi, ubwo nyine urumva azahembwa kabisa icyo gihembo cyo kuba ari umuntu waje muri party yambaye neza. So nwango you guys, you people dress for impress. Bazatsinda bose kuko abantu biwacu niba hari ikintu mbaziho, they are very smart. Naribe kabisa, ubwo nibatsinda bose bazahembwa nta kibazo kabisa. So ubwo rero after ya ibyo iyindi surprise yari ni ku muntu uzaba wageze anniversaire. Okay. Nwango wowe ushobora kujya anniversaire ukabura n'umuntu ubwira ati umunsi mwiza. Icyo kintu ku muntu rero uzaba wageze uwo munsi, si tuzayimubwira gusa, tuzanamukorera party, tumuhekeke, tumukatire keke yishime uwo munsi nyine kabisa. Ndatekereza ko umunsi atazawibagirwa. So rero you people ugomba kuza ufite proof yerekana niba ari wewe uzaba wavutse kuri uwo munsi, werekana ikintu cyerekana yuko wavutse kuri uwo munsi. Apana ibintu byo kusudu iki kibiribiri, ama identity baba yafite. Hanyuma se DJ Walter, ni iki wabwira abantu? Urabona hano hanze hari abasore baba bari busy, batabona umwanya wo kwishima, batabona umwanya wo gutembera ngo bajye mu birori, batagira n'abakunzi. Ni icyo wabwira kuri uwo munsi? So harumva no kwango ubundi in general nwango umuziki cyangwa se party, let's say party ubundi hari ibintu biri very important ibifite nka bitatu. Nwango umuziki, abana, inzoga. So nwango rero buri kimwe cyose kabisa kizaba kiri hari cyose kiri tayari. Nwango ubwo buri kimwe mbese nwango iki kirori we nugisiba kabisa. Ubwo birazwi ko ahantu hatara bakobwa beza hari abantu badashobora kukuzira. Ariko nagira ngo mbabwire ngo kwa DJ Walter hazaba hari abakobwa beza bambaye neza bakeye kabisa. Nimuze musabane, mwishime, muhure n'abantu mutari mukumburanye. Iki gihugu kiragenda kikakugira busy. Hari igihe uhura n'umuntu, hari nk'umuntu twawe nko muri 2018 tutari twahura kugeza ubu. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo tuzahore kwa DJ Walter, tuzamukanye, dusangire. Hanyuma icyo kurya n'icyo kunywa bihagaze bite? Icyo kurya ni ukuvuga ngo nk'uko wenda hari abatangiye kubibona cyangwa babibonye, umutetsi wa mbere cyangwa se umucoma wa mbere, umuchef wa mbere muri Cape Town wo bita Chef Body azaba ari uhibereye. Ikindi cyerekeranye n'icyo kunywa nacyo kizaba gihari kabisa. Buri bwoko bw'inzoga yose cyangwa se ikintu cyose ushobora kunywa kizaba gihari. Ni ukuvuga ngo bizaba bihari kabisa kuri affordable price. Ni ukuvuga ngo nta bintu byo kuvuga ngo nuko ari mu kirori ngo biciro. Cya giciro kabisa kiri hasi buri wese ashobora kwisangamo, nicyo giciro bintu bizaba biriho. Hanyuma DJ Walter, nk'umuntu, hari nk'umuntu ushobora kuvuga ati yewe nta mafaranga mfite ariko ndumva nshaka kujoininga, wowe wamubwira iki? Uwo muntu washaka kujoininga ni ukuvuga ngo ngiye nk'ikintu namubwira, be the first one to comment on this, then you're gonna win your ticket for free. Okay. Ndagira ngo ako
nakari gaciyemo kandi gafite inyungu kuri uwo muntu ndamuvugiye kuko hari umuntu uvuga uti ngenda ndashaka kwishima ndashaka kujya mu kirori ariko nta bushobozi bwabyo mfite barahari so uwo muntu DJ Walter akwemereye itike y'ubuntu muri ubwo buryo avuze haruguru exactly hanyuma DJ Walter ikirori kizabera harya ya hoteli ni Wish Hotel kizatangira saa ngapi? Saa 9 kugeza kabisa mu ijoro wikuye wewe ubwawe. Ni ukuvuga ni saa 9 mpaka mu gitondo. Okay. Hari abantu batashobora kuba wenda batazi iyo hoteli cyangwa se batamenyereye ibintu bijyama GPS. Waba uzi nimero z'iyo hoteli cyangwa se izina ry'umuhanda kugira ngo ubitange? Ni ukuvuga ngo ni namba 445 Albert Road in Salt River. Albert Road. Yes. Okay. So DJ Walter urifuza kuba watanga nka nimero ya telefone ku bantu bakeneye ibindi bisobanuro bafite ibyo bakubaza cyangwa se nk'umuntu uvuga ati ngewe DJ Walter ndabona yagize igitekerezo cyiza ni igitekerezo cy'inyamibwa binyuze umutima biranshimishije ndifuza kumutera inkunga namubona nte namufasha nte uwo muntu we wamubwira iki? Ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze nubwo navuga ko idea cyangwa se ari ngewe wenda waba uri wazanye kino kintu ariko ni ukuvuga ngo hari team dukorana nini hari team ibishinzwe ni ukuvuga ngo nuko wenda ari ngewe ushobora kuba wenda nabonetse abandi wenda bari mu kazi dutandukanye ariko hariho team ibishinzwe ari nayo mpamvu nko ku bantu babonye haba amatike haba affiche cyangwa se post bashobora kuba barabonyeho namba z'umuntu bashobora kuba babaza ni ukuvuga ngo hariho nimero z'umuntu bashobora kuba babaza buri kimwe cyose bakenera so ni ukuvuga ngo izo nimero kereka nshobora kuzibaha ariko hariho nimero z'uwo muntu ariwe like nka coordinateur w'igikorwa so rero niwe umuntu uzaba uri gukontaktingwa ku bigendanye n'icyo kirori cyose ngo nagahingiye personally bazaba contactinga uwo mu coordinateur niwe na nimero ziriho kuri post so nimero z'uwo mutipe ni +27 73 722 44 76 so his name is Alex so ni umukoordinateri wacu ni ukuvuga ngo ikibazo cyo cyose wakenera kubaza wamukontaktinga kabisa yaguha full information mwada nizo ngeyeho gwenda nanafite kuko hariho team iri ko organizing ashaka kuba afite amakuru menshi wenda nanjye naba nafite wenda ibyo biroroshye cyane kuko hari nk'umuntu ugura itike agafata nk'itike just ariko ntiyitegereze ngo arebye ama nimero ariko biraza korohera umuntu uri burebe kino kiganiro ufata nimero yaba ari ibisobanuro yaba akeneye cyangwa se icyo akeneye kubaza cyangwa se ari igitekerezo ari inyunganizi ari n'inkunga biraza kumworohera hanyuma DJ Walter ikintu kigendanye n'amatike amatike already ndabizi ko abantu benshi bari very excited because ni igitekerezo cyiza kandi nta muntu udakunda kwishima twese dukunda kwishima duhura n'ama stress menshi twirirwa mu kazi twirirwa muri byinshi tuba dukeneyeho kugira ngo turuhura ubwonko amatike abantu bazayabona gute? Kwanza mbere yuko wenda mvuga ahantu amatike ari ndashaka kabisa kwanza gushimira abaterankunga kabisa bateye inkunga iyi event so big up to Mr. Isaac, big up to Mr. Mubaraka, big up to Musaza Box, big up to Afrimax TV. So you guys, we really appreciate you. So gore nuko ngo hagati aho ngaho nkuko warubashije ahantu amatike twayakura cyangwa se abantu bayakura amatike ari kugurishizwa ahantu habiri ariyo mpamvu nari mbanje gushimira abo ba sponsor bacu kuko bemeye cyangwa bafashe nizo responsibility zo kutugurishiriza amatike so amatike arimo aragurishizwa Woodstock kwa Isaac workshop so nwango ni umutipe of fixing ama motorbike ara Woodstock ubwo abantu baramuzi so ubwo bagerayo bakafata amatike yo mbere y'ukashira ahandi nanone amatike ari kubarizwa ni Peru kwa Mubaraka car wash cyangwa se umutipe akorerwa ibintu byinshi akorerwayo autograss nwango afite shop ifixinga ibirahuri by'amamodoka akagira na car wash so nwango
aho hantu hageze wahabona tike yawe bo ariko ibyo ntago bicige kuba ku muntu wenda waba ari kure cyangwa amasaha n'iki bitari kumworohera yuko wenda yahagera ngo afate itike yiwe amatike no kuri entrance azaba hari so urakoze cyane birashoboka ko umuntu ashobora kuba busy cyane ariko afite gahunda yo kuza mu kirori so ku munsi wa nyuma uzagera ku muryango amatike arahari ahagije kabisa nta kibazo kizahavuka hanyuma DJ Walter wenda ku muntu umubonye bwa mbere ni umu DJ kabisa uri professional ndamuzi mubona mu birori byinshi mu makwe mubona ahantu henshi hateraniye abantu benshi avanga umuziki neza cyane kabisa narabikunze ku muntu ugukeneye avuga ati uyu muntu ndamushaka nk'umu DJ Walter yakubona gute especially nk'abanyarwanda tuba hano Cape Town bakoresha ubukwe bakoresha ibirori abarundi abatanzania abanyakenya abakongomani so bagukeneye bagushaka bakubona gute so normally abantu nyine ukuntu bambona abashaka kumbukinga ngo bambukinga through my Instagram account ariyo DJ Walter _3 DJ Walter _ and then 33 so ubwo hari abajyaho kuri Instagram ubundi bakama DM then tukadiringa from there ku bantu bumva ikinyarwanda ni nida naja yes space na W cyangwa wa yes na A na R ndende na T na E na R ngufi that's then ukongeraho umubare wa 33 ukongeraho umubare 33 kuri Instagram so tumubona ukaba wamwandikira ugahita umufatisha ikindi nanone hariho Facebook page nayo ni DJ Walter 33 so aho naho uce kuri Facebook page yanjye naho wambona ukambukinga so ku muntu nawe wenda aho habereye kure ubwo nawe ashobora guca kuri my personal number ariyo 071 28 91 591 so aho naho mu gihe hari ahandi hakubereye kure aho naho ushobora kuhaca ukaba wambukinga tukaba twavugana ubundi tugakorana DJ Walter urakoze cyane ndagira ngo ngushimire ndishimira n'abakunzi ba Musaza Box bakomeje kudukurikira nshimira abantu ba subscribinze utarasubscribinga nawe ndagira ngo mubwira subscribing usharing n'inshuti zawe nkuko Musaza Box irahababera umunsi ku wundi tubagezaho ibintu byiza kandi bifasha community y'umuntu wumva ururimi rw'ikinyarwanda wese DJ Walter niki wabwira abakurikiye Musaza Box especially abafana bawe nk'umuntu acting muri comedy ngira ngo bari basanzwe bakuzi kuri kamera ko nk'umuntu ukubonye bwa mbere cyangwa se nk'umukunzi wawe wamubwira iki so guys abona mukwango nkuko nyine muri Musaza nyine mubona kabisa umuntu aba bimereye nabi so rero mutwitega ahubwo muri iyi minsi kabisa turagarutse kabisa twaragiye muri mu karuhuko gato turi ku briefinga in and out so rero mukanya turaje kabisa twongere tubahereze ibintu byiza kabisa nkuko mwabibonye bwa mbere nkuko twabibakoreraga so rero turaje kabisa mutwitega so ikintu rero nabwira guys mwebwe muri iki kiganiro please like comment and subscribe kuri channel yacu channel ya Musaza Box izabagezaho byinshi bese kabisa full package entertainment kabisa turayifite mu biganza kabisa ubundi tukabashyira kaga mu mutwe one love ewana kabisa DJ Walter kuri uwo munsi nizera ko uzabaryohereza ntabwo uzabapfunyikira ikibiribiri ndagira ngo mbwire umuntu wese uri kureba iki kiganiro cyangwa se n'umuntu wabonye post yawe aho yayibonye hariho hose kuri uwo munsi tuzahurire hoteli The Wish Hotel Salt River twinjoyinge tubyine twishime duhure n'inshuti zacu tunywe turye dusabane ni irihe jambo cyane mwabwira abafana Musaza Box nkuko nabivuze guys ni subscribe and then let's meet the one love katuzahurire kuri uwo munsi itariki 29 z'uku kwezi kuva saa 9 please don't be late ciao